rw'Ibiriho, inyigisho za buri munsi mugezweho n'itorero rya Munsi Rwanda. Shalom shalom bakundwa bene data, umwami Yesu ashimwe cyane. Twongeye gushima Imana ndetse turishimye mu mitima ko twongeye guhurira hano muri uyu mwanya mwiza, wa mwanya twigiramo ijambo ry'Imana, ijambo ritubereye ubuzima, ijambo rikiza imitima yacu, rikaba umuze muke ku buzima ku magara yacu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi mu gatabo k'Urusobe rw'Ibiriho rero kandi kwa n'umushumba Kristo ya Kirome, turiga inyigisho igira iti menyekanisha imirimo itangaje. Amen. Mu yandi magambo, tangaza imirimo y'umwami itangaje, vuga ibyo umwami yakoze. Haleluya. Umurongo wacu ufungura turasanga muri Zaburi 105 kugeza umurongo wa 1. Haravuga hati: nimushime Uwiteka, mwamamaze izina rye, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Amen. Imana ishimwe. Hari abantu basangiza abandi ubuhamya buri gihe iyo bari mu rusengero, noneho pasiteri akabaza niba hari ufite ubuhamya yasangiza abandi, baba ba mbere mu kwitaba. Noneho wakibaza uti kuki abantu bamwe ari abanyamugisha cyane ku buryo bahorana ubuhamya buri gihe? Igisubizo kiri muri Yesaya ibice 12 umurongo wa 3 kugeza kwa 4. Haravuga hati: nicyo gituma muzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza, kandi uwo munsi muzavuga muti nimushime Uwiteka. Haleluya. Mushime Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Wabibonye, imitima yabo ihora yuzuye guhimbaza. Guhimbaza ni iki? Guhimbaza ni imbuto z'iminwa yacu, guha umwami amashimwe. Ibi ndetse bigaragara neza mu busemuro bwa Bibiliya bwitwa English Standard Version, aho havuga hati: uwo munsi muzavuga muti nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Aho ni muri Yesaya 12:4. Mu busemuro bwa ESV itegereze ko havuga hati mwamamaze imirimo ye. Mu yandi magambo, mutanga ubuhamya, mubibwire bose. Abantu bafite umutima ushima buri gihe batanga ubuhamya, bahora bafite ikintu cyo kuvuga Imana yabakoreye, bahora buzuye ibyishimo. Uri muntu ki? Uri muntu ki? Kora ku buryo umuntu uhamya. Buri gihe sangiza abandi ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mu buzima bwawe, ntubihishe, bwira abantu iby'Imana yakoze. Haleluya. Muri Petero wa 1 ibice 2 umurongo wa 9 hatubwira ikintu cyiza, hagira hati: ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Reba ahantu handitse ngo kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Haleluya. Kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Warahamagawe, bivuze ko wasigiwe kwamamaza ishimwe ryayo, kwamamaza imirimo yayo ikomeye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bityo rero buri gihe hamya urukundo rwayo, ubuntu bwayo, ukwiringirwa kwayo n'ineza y'urukundo rwayo, unezererwa buri munsi. Yishimira ko ituma ugira itsinzi buri gihe n'ahantu hose kubwa Kristo Yesu. Ibuka abatsinda bahora buzuye ibyishimo no gushima. Haleluya. Ibuka abantu batsinda bahora buzuye ibyishimo no gushima Imana. Niba utabikoraga mwene data, tangira ushima Imana uhereye kuri ako kantu gatoya. Shima Imana kubw'ubudahemuka bwayo, shima Imana kubw'urukundo rwayo, kubw'imirimo iri kugukorera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wibuke gushima Imana kuko nicyo kigaragaza gutsinda. Haleluya. Ndetse ni nacyo wahamagari, kwamamaza ishimwe ryayo. Tugiye gusenga isengesho, turagira tuti: Data mwiza, urakomeye kandi wuje ubwiza, urakiranuka, urera, uca imanza zitabera, uri uw'ukuri kandi uraboneye. Imirimo yawe ni iy'iteka, kandi n'imbabazi n'ubuntu byawe niko biri. Ndakuramya kubwo kwizerwa n'ineza yawe. Ishyizwe hejuru ya byose, umwami ukomeye wa bose, umuremyi wa byose.
ndagushima ko washingiye ubwami bwawe kuri njye, waguriye ubwami bwawe muri njye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane gusenga isengesho. Imana ibahe umugisha. Gucengera inyigisho y'uyu munsi turaza gusoma muri Yesaya ibice 12 umurongo wa 4. Twongere dusome ingoma za mbere umurongo wa 16 kugeza ku wa 8. Twongere dusome Zaburi ya 96 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Twongere dusome Zaburi y'106 kugeza ku murongo wa 2. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Turabakunda. Shalom. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.